twemeranye uru rugendo tugomba kurujyananamo ari twebwe abagenzi ari natwe abanyamakuru turambiwe amarira yanyu warira wagira nakuvugira ntakuvugira abo mbwira barumva nawe ugomba kumva nibyo nkubwira ngo ntago abantu batwara konterivasiyo zingana hanjye nuko nimba uko ndi n'umudamu nyitinya nshobora no kumara amezi abiri ntawe uranyandikira inshuro nyinshi konterivasiyo nzifata nagize ikibazo nkarobesha atari njye witwariye nagiye mu kimotari nari umuzunguzo w'imyaka 17 wowe umuzunguzo w'imyaka ingahe imyaka 17 muri iyo myaka 17 nakoreye muri gare ya Nyabugogo nzunguza imyaka 4 nafungiye igikondo inshuro 6 yampaye Leo konterivasiyo 3 amezi 8 konterivasiyo 3 wagarara nabi amezi 8 nagasuzuguro agasuzuguro nakahe je ntabwo wanteze ibibazo ko nta gahunda dufitanye sinkuzi icyo nshaka n'amafaranga uramo amafaranga nguciye bahinzi borozi namwe bashoramari muri izo nzego ntibikiri ngombwa kugurisha umusaruro wanyu cyangwa iri muri stoke muvuye aho muri ukimenya urubuga AfriSellers ubutandukanye n'ingendo wakoraga no kwibaza aho umusaruro wawe uzagurishirizwa kugeza naho gupfiriyeho. AfriSellers ni urubuga ruhuza bifuza kugura no kugurisha umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho baherereye hose ku isi. Uramutse ufite depo y'ibigori cyangwa ibindi binyampeke ntuzirirwe ushaka isoko kuko bikigera kuri AfriSellers biba byaguzwe. Wifuza kandi kugura umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho uri hose ku isi ntuzava aho uri uzasure AfriSellers. Abifuza ko tubashyirira uwo musaruro ku isoko cyangwa abifuza kuwugura nimusure urubuga rwacu wa eshatu@afrisellers.com. Hari ibyo wifuza kurangura cyangwa kugurisha mu bihugu bigize Afrika y'Iburasirazuba nk'umuceri wa Tanzania, kawunga y'Ubugande, ikawa yo mu Rwanda n'ibindi, nawe tugane. Namwe mufite ibindi bicuruzwa mwifuza gushyira kuri uru rubuga cyangwa ushaka guhimbira akazi ku rubuga rwacu muhawe ikaze. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri nimero mubona kuri screen. AfriSellers. Bakunzi ba KOP twongeye kubasuhuza nkuko mubizi twafashe gahunda ihoraho yo gusura amaseta y'abamotari tugenda tumenya ibibazo bafite. Ubu rero turi ku Muhima hafi y'ibitaro aho tugiye kuganira n'abamotari barimo bahita manze mbonyemo n'umumotari w'umudamu reka manze abariwe mperaho wamaye lift ngeza ku marembo y'ibitaro. Uyu ni umumotari w'umugore ni ubwa mbere tugiye gukorana nawe ni ubwa mbere ntwawe na motari w'umugore ya Nyambika bagenda utwibwira tagenda tuganira witwa nde? Amazina yanjye ni Imigambi Joyeuse Imigambi Joyeuse umaze igihe kingana icyo utwara moto? Maze imyaka 3 uri umumotari. Yego. Hanyuma ibibazo se bivugwa mu bamotari mubibona mute? Bavuga mu bya konterivasiyo bya parikingi mubibona mutemwe? Ibintu bya konterivasiyo rero ukuntu nge mbibona iyo witwaye neza konterivasiyo ntaho umuhurira, ahubwo iyo wishe amategeko nibwo ubasha guhura na konterivasiyo. Biroroshye ku mumotari kuba umumotari yakwitwara neza akabona n'amafaranga? Biroroshye cyane ku muntu usanzwe afite ikinyabupfura nta cyamunanira kuko nimba bakubwiye ngo ugomba gutwara moto wambaye kasike wambaye umwenda w'akazi jire bakakwereka ahantu ugomba guparika ugakura umugenzi ugakuriraho umugenzi cyangwa ugashyiraho umugenzi ntubyubahirize, icyo gihe ntabwo wabura gutana konterivasiyo. Ariko ibyo bintu byubahirije nk'uko baba babikubwiye nta konterivasiyo watahana. Hanyuma kubavuga ko amaparikingi adahagije ntabwo ahagije mu by'ukuri ariko bari kugerageza gushyiraho kuzongera. Ntekereza ko mu gihe kizaza bizaba bimeze neza, ariko n'izo nke zihari usanga benshi badakunda kuzikoresha baba bashaka gukoresha izindi parking bihimbiye nyine nk'uko abamotari uko bigaragara ntabwo barabyiyumvisha, usanga babereka aho baparika si baba ariho baparika. N'izo nke zihari ugasanga ntabwo bashaka kuziparika. Wowe muri experience yawe uhabwa nka konterivasiyo zingahe mu kwezi? Nibyo nkubwira ngo ntabwo abantu batwara konterivasiyo zingana hanjye nuko nimba uko ndi n'umudamu nyitinya nshobora no kumara amezi abiri ntawe uranyandikira. Inshuro nyinshi konterivasiyo nzifata nagize ikibazo nkarobesha atari njye witwariye. Urobesha abandi abagabo? Yego, cyangwa se abadamu bagenzi banjye kuko barahari benshi, tumaze kujya mu badamu bagera mu 100 hano mu mujyi wa Kigali batwara moto. Yego. Hanyuma amezi abiri ushobora kubara amezi abiri utabonye konterivasiyo baba byitwaye mute utana amafaranga angana iki? Urumva ngewe
nk'uko wadamu mubizi dusanzwe tugira n'ubwoba nubahiriza ibisabwa. Umugenzi nimba bavuze ngo ntibyemewe kumukuraho hari akavuyo, ubwo nyine ntabwo nshaka kugukuraho, nimba umpagaritse nkubwira ko bitemewe. Nimba parikingi ngomba guparikaho nkategereza umugenzi niyo ngiyo, ngerageza kwitwararika speed. Ngiye nk'iyo moto yangize muri 50 mpita mbyumva sinshaka kurenza umuvuduko wa 60. Ubona amakosa y'abamotari bagwamo bayatirwa n'iki? Nyine nibyo byo gushakisha, nyine ukanga guparika, umpa bakubwiye ngo parika ha unturindire kuhaparika ngo umugenzi agusange, ukumva yo kujya kumushakisha mu nzira nibyo byiza, kandi uri guteza akavuyo kajya guhagarara muri gare, mbese usanga benshi ni impamyi y'amafaranga, ariko impamyi y'amafaranga nanone ariko ushobora gukora neza ukanayabona se 100% kuko nkanjye ndayabona, kandi kontrivasiyo zanjye ziba ari nke cyane. Okay, ndakuzanira kasike mu kanya, reka mbaze abandi barimo hano bakunzi ba KOP. Mwiyumviye umumotarikazi w'umudamu avuga ati ese aho abagabo ntibaba bagira impamyi y'amafaranga cyane bigatuma bagwa mu makosa? Avuga ati ngewe mu mezi abiri ashobora kumara amezi abiri nta kontrovasiyo ndiye. Twagize n'amahirwe hayazamo abadamu benshi cyane. Uyu niwe wantwaye, reka arya witwa nde? Uzamuranga Josephine. Nzamuranga Josephine. Uzamuranga. Umaze igihe kingana iki muri kano kazi? Mazemo igihe kinini muri kano kazi, ariko siko nabanje gukora kuko nakoze indi mirimo itandukanye. Iyindi mirimo wakoze mbere yo kuza mu kimotari ni iyihe? Wabaye umwarimu, nakoze mu nzego z'ibanze za leta, nakoze mu makampani atandukanye. Yego. Ariko ubwo turaganira nanakwishyura. Nimero zo ntabwo ari wakoze bwa ku kiganiro. Shyiramo imibare 2 iyindi urayimbwira, ariko ntabwo ushaka ko abantu bamenya nimero yawe. Yego. Ziruzuye? Ziruzuye. Hariya senda kwishyura ngahe? Wampaye 1000 se cyangwa 2? Ko waba umpenze se? Ntabwo ndiwe ngo waba umpenze kandi ndi mu nzi ndi kubakorera ubuvugizi. Niko ni Josephine gaho tubwire mu aka kazi k'ikimotari ukabona gute, karimo ibihe bibazo? Abavuga amanda, abavuga Sofia, abavuga drone, wowe ubibona gute? Akazi k'ikimotari ku ruhande rwanjye byo nta n'ikibazo, ariko iby'amakonterivasiyo cyangwa amasofia bavuga ni amakosa, kandi amakosa yabereyeho kugira ngo bayahanire. Hanyuma amakosa ko bavuga ko mukora menshi, bamwe bakavuga ati bajye bahana makeya, wowe byumva gute? Ntabwo bahana make ngo bikunde, kuko bahanye make byatuma n'ubundi amakosa arushaho kwiyongera. Ubona ari iyihe mpamvu ituma abamotari bagwa mu makosa? Amakosa impamvu abamotari bayagwamo, nta mapakingi ahagije bafite. Naho bagize ngo barabaha, haba ari akantu gato bakakagundaniramo ari benshi, noneho ugasanga baparitse nabi, ugatuma babandikira. Nyine ni ikibazo cy'amapakingi nkeya zibagusha mu makosa bakabandikira. Ubwo se niba parikingi ari nkeya, bifuza iki bagenzi bawe? Ari wowe na bagenzi bawe mwifuza iki? Ari jewe na bagenzi banjye twifuza ko badushakira amapakingi ahagije. Ikindi hari ukuntu twandikirwa n'umuntu wambaye sevire, twakagombye yego akaba yambaye sevire ariko afite ikimenyetso kigaragaza ko ukora umupolisi ukwandikiye. Yagiye kukwandikira ntabanza kukwereka icyangombwa cy'uko ari umupolisi? Ntabanza kukikwereka. Ntacyo akwereka, arakwandikira. Ariko arabikubwira? Ntabikubwira. Ati nkurikije amakosa yawe nyine ubona konterivasiyo, umuntu ntimwahagararanye, kandi ukabona konterivasiyo n'intoki, ntabwo mwaganiriye. Konterivasiyo yose ukabona n'intoki, kandi mutigeze muvugana. Ntabwo tugira amahane ku buryo umupolisi yatinya kuza ngo akwegere, ahubwo igihe umucitse nyine atakwegereye kandi atagufotoye, ntiyakagombye guhita kwandikira, kuko ni ibintu bijya rotari, ugasanga amafaranga tubanye menshi, amamoto turayataye. Ako kantu ko guta amamoto nyine tuyatezwa nuko amafaranga tubanye menshi, ariko polisi yashyizeho uburyo bworoshye bwo kugenda mu kumvikana, ukavuga uburyo ugiye kwishyura, bakaguha moto yawe. Yakubayeho cyangwa warabyumvise? Ye byambayeho. Baranyandikira. Ntugende ndagushaka.
niwo ukurikirana umudamu baranyandikira bamaze kunyandikira amafaranga agera mu bihumbi hafi 150 ariko narayishyuye nsigayemo 20. wayishyuye wagiye mu mishyikirano mwagibigenje mitenyeko? Ntabwo nagiye mu mishyikirano, moto bayifashe nanga ko bayipakira, biba ngombwa ko nishyura. Nishyura ibihumbi 90 kashi. Yego. Noneho nari nanabandikiye ariko bataransubiza, nagiyeyo ubusobanuro bampaye ndabwemera. Nasanze uwampaye ubusobanuro yanyandikiye yampaye ubusobanuro butari bwigeze kuri traffic. Baransobanurira, baranyereka mu mashini, mbona ibyo bambwiye ni ukuri, mpitamo kwishyura. Okay, urakoze cyane. Madamu uratangira utwibwira nk'umudamu ukora akazi k'ubumotari. Amazina yanjye nitwa Nakabonye Charlotte, abandi umumotari kazi wabigize umwuga, nkabambarizwa muri koperative umurimo unoze nkuko bazishizeho ari 5 muri uyu mujyi wa Kigali. Umaze igihe kingana iki? Maze imyaka 3 ntwara moto. Imyaka 3 twara moto. Hanyuma ibyo bavuga ibibazo mu mwuga wo gutwara moto biteye bite bavuga? Akenshi ngenda tangira ndashima leta y'u Rwanda kuba nyine yaradutekerejeho nk'abari n'abategarugori natwe tukabasha kuza mu muhanda, cyane kuko ari u Rwanda rufite umudendezo ugenda ijoro n'amanywa. Ibibazo rero abamotari bakunda kuvuga byinshi, bavuga ku bijyanye n'amakonterivasiyo ariko ku bufatanye na traffic police bigenda bikemuka. Nk'iyo bakwandikiye uragenda wumva yuko bakurenganyije, uragenda ukajya kuri traffic police cyangwa se ukaba wajya kuri koperative yawe ukagaragaza ahantu waruri, hanyuma bakaba bakurenganura. Byigeze bikubaho ngo uduhe urugero rufatika ubuhamya? Nanjye bigeze kunyandikira, tubwire uko byagenze. Banyandikira kunyuranaho nabi, ngo no kugenda banyandikiye 30,000 umunsi umwe. Banyandikiye 30,000, bivuze yuko nyine yari amakosa 3. Ngo ari amakosa 3. Kunyuranaho nabi mauvais de passo. Ikindi yari dangerous, guhagarara nabi. Yego, mauvais ari. Yego. Ikindi yanyandikiye ngo jeunesse circulation. Aha. Mu by'ukuri naragiye ndamubwira afande. Yakwandikiye amakosa 3. Yanyandikiye amakosa 3 hari kuri 40. Ndababwira ngiyewe kuri 40 nahaciye. Yego, kuri 40 nahaciye. Mu by'ukuri nta mupolisi bigeze umpagarika ngo amyaka ibyangombwa, mvuge ko nta byangombwa mfite, cyane ko ntwara moto yujuje ibyangombwa. Ndangije ndabimusobanurira, nandika ibaruwa, hanyuma baransubiza konterivasiyo bayikuraho yose y'ibihumbi 30. Yego. Byakubayeho wowe wambwiye ngo witwa nde? Nakabonye Charlotte. Okay. Nitwa Mukantegereze Marie Chantal. Yego. Maze umwaka umwe mu kimotari. Yego. Nagiye mu kimotari nari umuzunguza w'imyaka 17. Urumva? Yego sha. Niba muri imyaka 17 nakoreye muri gare ya Nyabugogo nzunguza imyaka 4. Nafungiye igikondo inshuro 6. Yampaye. Urumva? Nabonye yuko ibyo nta kintu bizangezaho. Nagize umwana w'umusore ugeze segonderi. Ndavuga ati se umwana ko namwishyuriraga nazunguje, kandi bakaba n'ubundi baramfata bakabijyana bakanamfunga. Kuvamo n'ubundi ndonye hagaruka nkatanga igishoro. Umunsi umwe 2 ubishobora gutusubirayo. Ndavuga ati ntago uyu n'umwana aziga, ndabazaho imyaka 17. Nuko ndaje ndagira mbwira mu rugo nti rero wa mugabo mara imyaka 17. Mfitanye abana 3. Hano ibintu bigeze n'ahantu leta itembere leta riri kugera, abana bakeneye kwiga kugira ngo bazabone uburyo kibwo kubaho muri iyi vizi igiye kuza. Ngiye guhindura akazi. Uwo mugabo ngo ati se ugiye guhindura akazi ugiye gukora iki? Ngo wanjye n'umukarani. Ndavuga ati ngiye kujya gushaka perime y'imodoka. Ndavuga ati oya ni ya moto. Umva yarasetse. Arambwa ati rero n'umugore wanjye yasaze. Nimba ubonye Kigali inaniye ko kugutunga binaniye, mbwizo kuri tudevaruse uhigendere ku mahoro ko wasaze. Iriya kategori nabyirukanye n'abasore barenga bafite amafaranga, barayishatse barayibuze, ubasubiye bwana barongeye batangira buno bushyashya. Avuga ati abo nabo nanjye ninjye. Nanjye reka ngerageza amahirwe y'inyamaza se y'izindi nyoni. Yego. Ubwata amahirwe masamada agenda, sinjya mbanga ngo mvuga ngo niba wumva wifitemo igenda ugerageza. Naragiye koko provision nakoreye inshuro imwe, ariko perime nakoze inshuro ya 2 ubwo nayizanye, bwa mbere nahiriye mu ikona. None ubwo nkimara kubona iyo kategori, naravuze neka nishyira mwe mu bandi badamu bagenzi banjye.
babaze ahantu uburyo kinacamo nk'umurabona ikinyabiziga ariko nanje kuroba moto ya 75 amezi 6 natangiriyeho mu muhanda uroba utwa kuroba ubwo bivuga iki ntabwo ari wowe wasinya amasezerano ntabwo ari yanjye nuko arubwira nyiri moto we akantiza nka muvirisi none urumva sinarinzi iby'umuhanda nemenyere kuzunguza aho nagira rwose nyine narahagararaga nkabona fande rampagaritse na fande rwose mbabara none se ntabwo nzi naho bahagarara ntabwo se umaze igihe nibwo ndi gutangira umuhanda ariko ndi kugerageza numbwira aho nzajya n'iki nzabimenya nkagira mbaza no hotese bahagarara hehe aheteme bimeze gute cyo genda byuka nariyemo kontervation 30 y'Ikayonza niho watangiriye akazi wapi natangira mu mujyi wa Kigali Kayonza se none Kayonza iyo kontervation nyine yaraje Kayonza simpazi utahageze komeza Kayonza simpazi nandavuga se kubanye n'icyo kontervation Kayonza hano mu Kigali ni hehe arambwira ati ntago hano Kigali haba Kayonza biyongiye ndavuga ati none biragenda gute nagiye ku cyicaro ndavuga ati kambaze abantu bamenyereye ibya moto nefite umuntu uzanye ikora mu bintu by'abamotari ndavuga ati iyi kontervation biragenda gute ndavuga ati iyi kontervation wowe uragenda kuri polisi nyirizi ubabwira uko bimeze ubabwira nayo masaha ahantu warunda ndavuga ati iyi kontervation ngene yakiriye ndi Kimihurura none ningira nkavuga ko Kimihurura nibambwa ko ari Kayonza ngo barabikemura ayigenda bazani nabasanze mu polisi hanze namufata ubwo ati ngiye ku muyobozi mukuru wa polisi yayo se uramushakira ndavuga ati ngende umumotari araseka ati se uri umumotari naje ndavuga ati byose mbitaye kuri moto uko banyandikiye amafaranga none yewe nibyo no kwasa moto byananiye genje kubaza hano bimeze gute arambwa ati byagenze gute ndavuga ati ngiye narindi kuri moto ngiye mu Kimihurura ndangije ngarutse ndebye kuri moto ko nkunda kwicara iyo nicaye sinamara iminota 30 nta mugenzi ndabona ngo ndike kurira kuri telefone ndavuga ati iyi kontervation muyindebere mumbwire uko byagenda ndavuga ati njiramo hariya uri wa service agufasha mungejejeho koko mwereka ikibazo ko kimeze abantu urahazi simpa buri subuku ngukungana nakuru mugenzi ari kiri nka mugenzi Kayonza nibyo nifite rwose n'umuhanda nanjye babyananyiyobereye ndi gutangira rwose mu mbaro mwe nta Kayonza nagera izayo ubugenzi ngiye nivire mu buzunguzaye udufaranga nayo ifite twose twashiriye mu gushaka kategori nawe ugiye ndi gutangira kwibaka mutangiye kuyanya barambwiye bati humura poza hano ubigendere nagezeyo nyuma y'ibyumweru 3 ya kontervation yavuyeho nasubiye kuri polisi ndavuga ati mwarakoze ya kontervation yavuyeho ariko rwose mujye mutubwira igishoboka n'abari mu muhanda mujye mugegeza mubabwire nkatwe bashyashya batumenyeshe kuva icyo gihe nta yindi barakwandikira icyo gihe ubu ngubu nafashe moto y'ikiragi niyo ndiho niyo napatanye zino z'amashanyarazi bacomeka napatanye nyuma ya amezi 8 muri iyo moto kuva nayifata ndiho kontervation 3 amezi 8 kontervation 3 bahagarara nabi mu mezi 8 n'agasuzuguro agasuzuguro nakahe nagaza nabi umupolisi araza amabagaye ngira ubwoba uriruka ahubwo kwiruka byabaye agasuzuguro mubwire nese niruka impamvu nge nirutse nabikoze mbere umuntu yarambwiye ati ndaguha amafaranga yose ushaka ngiye hari ahantu kandi umuntu nkeneye turara nanamukerereje bageze ahantu parikingi iri nta ngomba kumusiga nta nuhuriye ndavuga ati wowe nyishyura mbere hanyuma nuhagera ndahagarara uvaho gikoboyi ntenigende kivaho ahita mbona uwo sevire hirya ati ngwino hano ndavuga ati ntago nza ndagiye ushyiraho ushaka ko yari yamaye amafaranga afatika urakoze cyane wavuze ngo witwa Chantal witwa Mukantegereje Marie Chantal urakoze cyane rwose ijambo risigaye ngiye kuri umugore tutavuganye icyo abadamu kizagitangaza ukwacyo hari uw'igikara nabonaga uziranye na Dani n'uyu muraziranye oya Josia ngo niko witwa ngaho twibwire nyine tubwire n'igihe maze azamure n'ikirahure tumurebe neza amazina yanjye nitwa Josiana Kimana akazi nkamaze mu mwaka n'amezi 2 umwaka n'amezi 2 mbere wakoraga iki mbere nari umunyeshuri warangije kwiga segonderi none urangije segonderi ujya mu kimotari byivugire wize n'ibyo wize nari umunyeshuri nize segonderi ndayirangiza nizana igitwe muri college muri section muri mege
ndangije segonderi ntekereza ku kindi nakora cyangwa amafaranga vuba nsanga ikimotari nicyo nakora kikaba amafaranga byihuse mbese ngana akazi k'ikimotari ubwo urumva gutangira akazi ntabwo byari byoroshye nakoraga amakosa bakanyandikira ntanabizi ko banyandikiye. wabanje gushaka perimi cyangwa warangije segonderi uyifite? Ndayishatse narangije ku segonderi mfite provisoire ndayishatse niga ndangije nibwo nashyizeho perimi. moto nayatse muri kampani. watangiranye moto yawe? Natangiranye moto yawe. hanyuma rero controverse tubwire ko ubanaginga amafaranga uhabwa n'abagenzi ukavanamo controverse ukavanamo autorisation ukavanamo kwishyura banki uragenda ukamwereka amafaranga wenda iyo nakoze nkinjiza nk'ibihumbi 10 bikaba ngombwa ko banyandikiye urumva uwo munsi ntabwo mverisa nyine ndihanga. iyo bakwandikiye ntuverisa muri uku kwezi bakwandikiye kangahe? muri uku kwezi ntabwo baheruka kunyandikira. ntabwo barakwandikira baheruka mu kwezi gushize. ubigenza ute ko abandi barira wowe ubigenza ute ngo batakwandikira? ubu ngubu namenye kwirinda guhagarara hatemewe. ubigenza uhirinda ute? umugenzi uhajya uramureka bigenda bite? iyo uneze ukambwira ati wenda ngiye Nyabugogo nkabubwira ati Nyabugogo ndagusiga mu cyapa hariya kuri marato cyangwa se ndakujyana hariya ku mashyirahamwe ukambwira ngo wapigiye kwa Mutangana ubwo tutabyumvikanyeho ndagusiga. uramwihorera cyane kwa Mutangana kirazira? Kwa Mutangana kirazira ntabwo icyapa kihegereye abarambuti yaje. ubwo nibwo nabashije kwimanagingamo nyine ubwo nagerageje kwirinda amakosa nsigaye mparika hemewe mu buryo bwo kwirinda controverse. urakoze Josiane, urakoze rwose. bakunze ba KOP rero ikiganiro twagiraga downtown wowe twavuganye twahasanze abadamu, twavuganye n'abadamu benshi cyane n'abagabo benshi cyane, abantu batari bazi ko ikimotari kirimo abagore rwose mubimenye, n'abana b'abakobwa batinyaga kuza kwatsa moto. nta ngorane ngira ngo zirimo. hari ingorane zirimo? nta ngorane zirimo. ingorane z'umugore w'umumotari imwe? nta ngorane z'umugore w'umumotari zihari. Chantal, ingorane z'umugore w'umumotari? nta ngorane nabonyemo cyane ko abantu bakunda kuvuga nk'umugabo yaguteze ngo ni nkwegera asenga ubwo ntabwo uragira uravuga aka ni akazi najemo nkazamo nkazi icyo gukora. ntabwo ibyo ngibyo uri gutekereza. njyewe nta mugabo wanteze ibibazo kuko nta gahunda dufitanye, sinkuzi icyo nshaka n'amafaranga. urabona amafaranga nguciye ngaho gereranya ubuzunguzayi wakoze imyaka 17 n'ubumotari umaze mu mwaka. ukuri ntakubeshya ubuzunguzayi ibyo ntibukora yego urumva nahiraga abana ariko bari hasi ntabwo amafaranga yari amafaranga uvuga ngo arateza ikibazo. ikintu nari nakuye mu buzunguzayi nabwo sinabuvera, nakuyemo ino kategori, nakuyemo nk'imwe n'ihene ebyiri. urumva moto si ubu ni yawe ni yandi? oya moto ndacyayishyura. urayipatanye? maze kwishyura amezi 8 ndacyabura umwaka n'amezi 2. urumva ariko muri iyo gahunda nihaye ubu ngubu mu kimotari ngiye mu gitondo njya mu kazi umugore avuga ati ubu ngubu uretse amashuri y'abana gusa ibindi nawe ni inshingano zawe nk'uko wabikoraga. ngiye nagiye mu kimotari ndagenda hajya mu kazi muri sosiyete ya koperative y'abamotari ifite ikimina mu Gatsata ntabwo 6,000 ku munsi. umuntu wa nijoro akayishyura verisoma. Sorry? uwa nijoro umurobyi mpa nijoro. uwa nijoro yishyura verisoma. wowe yawe nizigama 6 ku manywa? yego. nasaguraho 1,000. ubwo muyitwara muri babiri? nasaguraho 1,000 bamenya ko cyajya kuri telefone ejo moto yapfumukaje ipine ryasaza. icyo kimina kimara buri kwezi mu kwezi bamusoje? yego. dusoza 180. yego. tugatangira kuvuga ngo ngewe yataka ko telefasi ntabwo yataka buri kwezi abona iby'inani. ibintu byose bikize muri logique ukagenda ubipangira ubiha gahunda wiha gahunda. oya tuzagaruka mufite amasomo menshi ahubwo natwe turaza kubiganira. ikimotari utazagaraye ntazagara ushyizemo urunguka rwose amafaranga urayabona, ariko iyo ugikoranye zagara hari abo nasanze mu kimotari batagira moto nibo bagitwara iz'abandi. kege naje mbone yanjye mbona n'ibindi benze mu gihe abandi bageze kuri kategori zinga. ubu ngubu nabonye mfite kategori A, mfite B, mfite na D. undi mundi ashaka na D wani ngo njye gutwara bisi nini niyo tageti mufite. nafite iyo tageti se njye guhagarara nabi. nuvuga ngo abataka nabajagaraye mu kazi. ayo nagaye polisi ndayagena mu bizamini nshake kategori.
none se niba wirinze amakosa njye nirinda amakosa ayo nagatanze mu makosa nkajyana mu kizamini nkakora ibyo bizamini mureke dusoreze aha ngaha tuzagaruka tuzabanza dusura ab'i Nyanza tubone kugaruka hano tuzabanza Nyanza ya Kicukiro abadamu b'abamotari rwose mutanga ubutumwa ku bakobwa bo mu Rwanda ubutumwa bwihariye ku badamu b'abamotari ubutumwa bwihariye ntanga ku badamu bo mu Rwanda ni uko bagomba gutinyuka bakinjira mu n'abagore ko baza mu kimotari hanyuma bakagana amakoperative n'abadafite moto bakabashakira uburyo ki babonaho moto. wowe ubutumwa naha abadamu n'abakobwa b'abanyarwandakazi ni uko bagomba kwitinyuka bagashaka amakategori yo gutwara amamoto ndetse n'amamodoka hanyuma bakabikora babikunze kuko leta y'u Rwanda yabitayeho ibaha agaciro kandi irabazirikana pe kuko mu kubona ibinyabiziga biroroha biciye mu buryo leta yorohereje abagore n'abakobwa. Chantal ubutumwa ku bagore b'abazunguzayi ubutumwa naho abagore bose mu gihugu buri mugore wese yikumva ngo bimwe abagabo bavuga ngo ushoboye iki bigenze gute umuntu wese yumve ko ashoboye ikintu gikoze ugishaka mu by'ukuri gushaka no gushobora nk'ubu hari abona agiye ntwara kuno tubaha serivisi zo kubatwara akakubwira ati byagenze gute ko nayo ifite amatsiko yewe mfite abantu babiri bose maze gushyiramo babonye kategori umwe ubundi babaye mu buzunguzayi umwe ubundi bamurobesha ku cyumweru kuko ni umudive afite n'akazi akora ko gutwara abanyeshuri mu modoka ku cyumweru kuko adakora ni njye umurobesha baba ari mu kazi kuko ngo buri wese ufite ubushake n'ubushobozi natugana tunyureho tumwereke inzira birahari. Murakoze cyane.